n'amafaranga utangiye kuyajyana tutarishyura inzu tutaragura n'ibyo kurya ndamwirukankana mugeza hariya bani ibintu utangiye uzabona ishyano abantu bose bumva ko yarongoye nyina asambanye twari babiri nta muntu nari ndi kumwe nawe wari uhari yewe uko nabyumvishe twamubonye amugurukana muri korodoro ati mwana wanjye ibyo bintu utangiye kurongora nyoko amuvudukana n'ikibando umwana ahita agenda buri cyumweru atagera mu rugo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. Urugendo rurakomeje. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry tukaba turi mu mihanda cyangwa se ariho tujye kuganira n'uyu mubyeyi. Ngira ngo mu minsi ishize mwabonye ikiganiro nagiranye n'abana bari mu buzima butari bwiza dusangira, harimo umwana mwumvishe waririmbaga, ngira ngo turaza kwerekana amashusho ye kugira ngo mubashe kubyibuka neza. Twatemberaga uyu duhura n'umubyeyi we bamwita Boneri, uyu ni mama we, niwe tugiye kuganira. Muraho neza mama Boni? Ndaho. Ubu watemberaga hano tugusanze ni hehe hariya? Ha munsanze ni ku Kagugu. Niho utuye? Ntago ariho ntuye. Boneri ni umwana wawe? Ni umwana wanjye. Ni umwana wa kangahe wawe? Ni umwana wa mbere, ni imfura yanjye. Nuvuga ni imfura yawe? Murabana se? Ntago tubana. Niki cyatumye umwana wawe w'imfura ko tukabona uri umubyeyi usa neza umeze neza ajyaho mu buzima nyine bwo ku muhanda? Kuko mba nagiye gushakisha imibereho, ntago ngira igihe cyo kumwitaho. Nuvuga ngo wamuburiye umwanya bituma ajya mu buzima bwo ku muhanda. Ni ubuzima se bwatumye ajya ku muhanda cyangwa nawe nuko wenda yashatse kukunanira? Ni ubuzima bitewe nuko najyaga guca inshuro nkataha nka saa 9 nawe akajya kubyishakira. Akajya kubyishakira? Ntago yigeze yiga? Kwiga yarize. Ninde umufasha? Kubera ko n'ubundi ejo bundi twahuye avuye ku ishuri yambaye uniform, ninde umufasha kwiga? Hano bamufashaga nta hantu nakoraga biza guhagarara. Aragumeza ariga rero nta wundi umufasha. Nta wundi umufasha, yirwanaho. Yishakira uniforme, akishakira amakaye, akishakira n'indi mafaranga baba bakeneye ku ishuri. None se ntago bizi ko aba mu buzima nyine butari bwiza nk'umubyeyi byibuze ari igihe ufata umwanya ukavuga ati umwana wanjye uko ko ameze ate, mu gihe wenda wakoreye nk'udufaranga watetse ukibuka ko byibuza nawe ashobora kuba akeneye ako kurya? Hari igihe nza kumushaka nkazenguruka nkamubura mu mihanda yose, nkataha mfite agahinda. Namushakishije hose namubuze. Ntubaza n'abagenzi bese bakubwira ko ndababaza bakambwira atari mu Gakinjiro, abandi bakambwira atari Batsinda, abandi bakambwira ati yarara hose, ngashakisha namubura nkongera ngataha. Ntago barya bamutwara ngo bajye nko bamufunge wenda ujye kumushaka kumusaba? Baramujyana Igikondo, nkajyayo gushakisha, bakanamunyima nkongera nkirukayo kugira ngo bamume. Bica kuri deregiteri w'ikigo aho higa, nkagenda nkamwakira igipapuro kigaragaza ko ari umunyeshuri, bakabasha kumuguha. Nabikoze kabiri, bwa gatatu asubiyeyo ncika intege. Ndamubwira ni mwana wanjye, umvishe ko komanda avuze ko ari njye wazashyira muri yombi, wakihanya uburara ukanyurwa n'amaboko yanjye ukarya icyo ndiye. Umwana aranga birengaho arongera baramutwara. Ariko mama Boni, harya niho wari utuye hano muri izi nce za Kagugu? Niho mbere wabaga? Ariko ngari n'ukuntu wanywaga agacupa kenshi ngo nawe rwose bigatuma ubutameze neza, ari nabyo byatumye ngo umwana ajya ku muhanda.
oya ntabwo icupa ariyo ryatuma umwana ajya ku muhanda ahubwo avuga ngo ni ingeso umwana iba imurimo ubu se nabanywa inzoga bakarera abana babo ariko ngo arayinywaga mukarwana ntabwo mwarwanaga kurwana ni ukumubwira se Boneri wafashe nk'akabuni ukajya kuzana amazi umwana akikubita y'amazi ntajye kuyazana bigatuma nanjye mbabara nk'umubyeyi ukababara nkanagiye gushakisha aho naca inshuro yatubeshaho bigatuma nanjye mbabara nk'umubyeyi bigatuma umubwira nabi nawe ukajya ku muhanda bigatuma mubwira nabi cyangwa ntunamugaburire oya ntabwo ikosa ry'ibiryo nabikora ntabwo nigeze mwima ibiryo ubona ari kubera iki Boneri yajya akunda ku muhanda akajya kwiga akajya igikondo bakamugorora akavayo akagaruka kongera agasubira ku muhanda ubona ari ukubera iki wenda abona mu buzima bwanjye yarambwiye ngo ni uko yavutse mu bukene ndamubwira nti rero mwana wanjye nyurwa nuko mama wawe ari umukene wowe heza hawe hazabe heza wishakire ibisubizo njyewe ndanyuzwe uko mbayeho we rero mu bukene bwanjye ntabwo bumunyura yumva ko mu buzima mbayemo atari bwo ashaka akishakira ubwa hafi niki kintu ujya umukabona bitamunyuze ku buryo ajya ashobora no kujya kuba yakiba wenda kugira ngo abone ibyo ngibyo ashaka nshobora no guteka ibiryo nkabona atabyishimiye akavuga ati watetse nabi nkamubwira ati se kari bwo bushobozi mbibonyemo reka tubirye uko biri bigatuma rero ajya kwishakira ibye hari ukuntu bano bana wenda baba bajya ku muhanda agasyaga akagira utari ko akaza no kugira wa mutima w'urukundo wo kuba yazanira mama we ajya abikora we nta kintu anzanira naramubwiye ngo ikintu uziba ntuzakigeze hano kandi uzaharanire gukoresha amaboko yawe ntago kwiba ari umuco namubwiye n'ikintu uziba ntuzakigeze hano yaba amafaranga yaba imyambaro yaba iki ntuzagire ikintu nzanira cy'ubujura natangiye mbimubwira ari akiri no mutoya mu myaka ingahe byibuze watangiye kubona kuko ubu Boneri ndakeka yambwiye ko ageze imyaka 16 ni nko mu myaka ingahe watangiye kubona ko atangiye gusa nk'umuntu natangiye kubimubwira afite imyaka 10 hari ubwo yagiye ku muhanda afite ingahe yagiye ku muhanda afite imyaka 8 ariko atarararuka agendana n'utwana yego tugenda rero tumukurura nanjye nkagiye nkareka kujya no guca inshuro kuko nakoraga no kwa Gatera ndi umuhinzi wo kwa Gatera guhinga nkanga kujya guhinga mu gishanga nkirirwa njya kumushakisha ngo ndeba aho umwana wanjye yagiye yatangiye kugenda afite imyaka 8 none se icyo gihe uvuga ngo atangira kugenda bamurarura hari ukuntu bano bana usanga bagenda ugasanga akoresha ibiyobyabwenge ugasanga banywa ibintu nyine bituma ubwenge bwabo buva ku murongo Boneri yatangiye kurarurwa n'abana bibatsinda bakajya bamujyana ariko mbere ari igihe yabiyakaga umwana akagaruka akongera akagaruka akanga kubakurikira hashiduka nyine b'abana yabumviye yabakurikiye akenshi dufite abana benshi bari ku muhanda atari nuko ababyeyi babo babuze ubushobozi ahubwo ari umwana wanene cyangwa se ari amakimbirane yo mu muryango yatumye umwana ajya mu muryango nk'ubwo ugasanga umubwira nabi mu rugo kandi wenda n'ubuzima butameze neza ugasanga umwana abonye ko ku muhanda ariho hantu hashobora kuba wenda hamuha umutuzo ubona we nta ruhare rwabiteye kugira ngo Boneri ajye ku muhanda njyewe nta nabi namubwiye twahereye tuba Ikinyinya hariya muri Ngaruye akazi nakoraga iyo najyaga guhinga navomaga ibiziba navomeraga amatafari babumba nkamubwanira mwana wanjye urabona ko abandi bana bari kumwe n'ababyeyi babo bari kuvomana ngwino nawe ufata agakarabiye urabona ko ndi gutwara nanjye injerekani n'ikarabiye tugira amafaranga menshi tubashe kubona imihahire umwana yaturaga udukarabiye tubiri akaba akajugunya hariya akigendera
njyewe nkakomeza nkavoma. icyo gihe yari afite imyaka nk'ingahe? Yari afite imyaka 8. ntakore kandi ukabona abandi bana bari gukorana bari gufatana na ba nyina paka akazi karangiye. harya papa wa Bonheur ntabwo mwigeze mubana? Ntabwo twigeze tubana. Nose nk'umuntu umuzi ibyo rero byose ngiye twaganiriye nanasanze ari n'umuhanga ku ishuri aratsinda. Ni umuhanga ko yananyeretse na biroteye. Nabonye hirya yuko ari umuntu wenda wagiye ku muhanda kubera ubuzima, ari umwana ushobora kugaruka byibuza mu murongo akaba yaba n'umwana muzima. Ni iki kintu cyiza umuziho? Tureka kugomeza tuvuga wenda uburyo umubyeyi n'umwana bagiye bagongana byamujyanye ku muhanda. Nk'umwana wawe ni ikintu umuziho, hari igihe uvuga ati uyu mwana wanjye ndabona azaba n'umuntu ukomeye nubwo ubuzima bumeze nabi gutya. Mu ishuri ni umuhanga, hagira amanota menshi. Ariko ikindi muziho, kumubwira umurimo ntiyawo gukorera mu rugo, cyangwa no kuba wamubwira ati fata n'uwo mwenda wawufure, nabyo ni urugamba. Hari ubundi buryo bw'imibanire yawe nawe uzi bwagenze neza washima? Ntabwo wibuka? Hari igihe byagendaga neza akanyubaha, ati mama zana ya buni njye kukuzanira amazi, akafata ibuni akajya kuvoma, bikanezeza. Bikagufasha. Ubona Bonheur akeneye ubuhe bufasha nk'umubyeyi we uzi ubuzima arimo, wenda ukavuga ati hari uburyo umubyeyi avuga ati njye mbashije gufashwa? Bonheur ukuntu namwiboneye, Bonheur arishakira kwiberaho neza akibonera ibiryo akarya agahaga. Nose we nk'umubyeyi ntago ibyo ari byose, ntago ufite abana benshi, ni Bonheur na mushiki we kandi uracyari muto, uracyashoboye gukora. Ariko njya kubishaka mu nshuro aho mbiboneye nkabizana, we rero akarambirwa, ntabaye isaha yo kubitegura ngo aze tubisangire simubone kuko yarambiwe. Aba yarambiwe akigendera. Nimba nagiye gukora icyo kiraka, ibyo biryo nkaba ndibibone saa 10, akaba ari bwo mbizana nkabishyira mu nkono, we araba yarambiwe, yumva atabitegereza, ahite yigendera. Ahita agenda. None se ubu muheruka kubonana ryari mama? Bashize igihe ntago muheruka? Duheruka kubonana ejo bundi. Ese ntago umukumbuye? Mba mukumbuye, mba hose nembera n'iyi mihanda mba ndi gukatamo, mba ndeba ko nanamubona, ariko nkabona sindi kumubona. Nkabaza n'abana bakundanaga kugendana bakambwa ati ntago twamubonye, bakakubwira ko batamubonye. Baheruka kunywa ku nzoga ryari se? Ko bambwiye ko agacupa nako ngo kajya kari mu bintu bijya bibateranya na Bonheur. Ntabwo ngiye kubeshya, njyewe ndayinywa. Inzoga urayinywa ariko ngira kubasha? Ntabwo imbasha, byari kera. Warukanywa rwose ukandavura ku buryo Bonheur nawe ngo akubona akababara akanarira. Ntago araza nko kukureba wasinze ubone yababaye, basi nawe uvuga ati umwana wanjye arababaye kubera ukuntu umeze? Icara. Oya, nuko nshobora no kuba ntananyweye kuko abazi ko nayinywaga, akumvamo icyo kintu ko yahora kimfatiramo, akahora mbona ko nayinyweye kandi nayo nanyweye. Hari nibiki Bonheur we nibiki wenda yanyweye muri ubuzima bwo ku muhanda bijyanye wenda n'ibiyobyabwenge uzi? Yabanza anywa tineri, tineri ivaho, arayireka, amaze kuyireka ajya ku nzoga no ku matabi. Ibyo nibyo nzi. Ibyo bintu hari ingaruka byigeze bikugeraho nk'umubyeyi? Byangireye
namusangaga anywa tineri nkayimwambura nkayimena imbobo zikongera zikamuha iyindi yatangiye no kuyinywa ayiga no mu wa mbere nkamubwira n'ibyo bintu nibibi Boneri reka tineri ituma uba nabi hari igihe unahinamirana tineri ni ikintu kibi aho namusangaga narabimushukuzaga twagiye rero dutandukana ku bw'ubuzima ubu ngubu ariko nta byakinywa tineri ntagakiyinywa ariko ari ku mayoga banywa inzoga se inzoga ari byabisomaho ari mu rugomo n'amasigara ariko ibyo yari yarabimishe ntabwo yari yarakabinyeretse naje kumwifatira atandeba musanga ahantu hahagaze ari kubitumura hari ukuntu umuntu w'umubyeyi iyo ubonye umwana urabona uriya mwana nyine imyaka arimo ntago ibimwemerera kujya muri ibyo bintu urundi ruhande ukavuga ati ni ubuzima nk'umubyeyi iyo umubonye ari muri ibyo bintu ugatekereza ko ashobora kuba yaraye mu bihuru wenda we waraye mu nzu wiyumva ute njyewe birambabaza bikanira agahinda kenshi kaba ari igihe ko umwana nkaza kumushakisha maze kubyara rero ubundi namwirukagaho maze kubyara ncika intege imbaraga zanjye ziba nkeya kumwirukaho biba birahagaze ariko ubu ngubu urabona ko maze gukomera ntamwirukaho hari igihe rero mwirukaho sinamubone simenye naho yanyuze ariko kubinywa birambabaza hari igihe uvuga ati byibuze nakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo ndebe ko byibuze umwana wanjye yagaruka mu rugo tukabana byaranze wigeze ubigerageza uravuga ati birananiye cyangwa hari igihe bitabaza wenda n'izindi nzego biranga birananirana hari igihe mbimubwira nk'inginga akaza tukabana icyumweru akanyereka ko turi kumwe akongera akazagenda wowe nta kintu wishinja kijyanye n'uko umwana wawe ashobora kuba yaravuye mu rugo siko namutuka nkaba namukubita mu bukene bwanjye akaba abuzi ko ndi umucanshuro kandi nkaba ngibyo naciye inshuro we yifuza ubuzima bwiza namubwiye ni ubuzima bwiza wowe uzabwiha uzabuharanira ku giti cyawe nuzifuza uko nabayeho uzaharanire ubuzima bwiza mubone hari ikindi kintu kijya kiba kuri Boneri cyane cyane ku mwana wawe urabona inaha Kagugu ahantu hose Boneri anyuze cyangwa se abamubonye baravuga ati dore wamwe no ku muhanda ikindi numvisha abantu bavuga ngira ngo na hano ugize umuntu baza wese yabikubwira baravuga ngo dore wa mwana ngo wasinze wanywe ibiyobyabwenge ngo akarongora nyina ibyo bintu byagenze utabantu babivuze babikuye kuki ese byarabaye wenda akora amahano ntago byabaye yego ibyo bintu narabihakanye kandi ibyo bintu mbihakana nta n'uwari uhagaze njyewe nari nahembwe mu bakoreya mpembwe 25,000 kuko nareraga imfubyi bama ibindi 20,000 biba 45 nari nambaye umwana asosoramo inote ya 5 ipantaro asosoramo inote ya 5 wari uryamye amaze gusosoramo inote ya 5 andi mafaranga yari mu mufuka ndangije ndamwirukankana mugeza hano ku irembo nabaga inyuma hariya kwa Bavensa mugeza hano ku irembo namubwa ni Bone ibyo utangiye ni ibiki utangiye ubujura amafaranga utangiye kuyajyana tutarishyura inzu n'amafaranga utangiye kuyajyana tutarishyura inzu tutaragura n'ibyo kurya ndamwirukankana mugeza hariya Bone ibintu utangiye uzabona ishyano abantu bose bumva ko yarongoye nyina asambanye twari babiri nta muntu nari ndi kumwe nawe wari uhari Oya wari uhari vayo oya Rasta oya yari ahari ngwino tubwire uko wabyumvise kuko ari kubisobanura wabyumvishe gute nushaka ko ubivuga uhagaze aho ngaho ngewe uko nabyumvishe twamubonye amugurukana muri korodoro ati mwana wanjye ibyo bintu utangiye kurongora nyoko amuvudukana n'ikibando umwana ahita agenda buri cyumweru atagera mu rugo
wese wumvishe ko byari byagenze ute? ngewe numvise ko hari nkabyo kubera yataga ari furi aryama yiyambuye akangutse asanga umwana yayicengejemo. Mama ibintu aba bantu bari kuvuga kuko iyi ni inkuru iri kukaguga ahantu hose. Ngewe ntago nabyemera. Ngira ngo ni n'icyasha. Ntago nge nabyemera. Ni ntago yari ahahagaze. Yego. Twari turi babiri. Yego. Ngewe ntago nabyemera. Urabona ibi bintu byabaye nk'ibi icyasha cyangwa se bisebye umwana kubera ko ahantu anyuze. Nanjye kugira ngo mbikubaze nuko ejo bundi baza kunsura aho kugira umuntu avuge ngo dore Bonheur aravuga ngo dore wa mwana warongoye nyina. Numva biranantangaje cyane ndavuga nti ibyo bintu ntago bibaho namahano. Bonheur cyakoze ndaramubajije arabihakana. Ubwo nandi kugira ngo naye mbikubaze. Ni bande babisensibilije nimba kutari ukuri koko? Njya ahantu hose navuze ko atari byo. Navuze ko atari byo. Njye yakuyemo amafaranga. Ndamwirukankana. Aba bose rero bumvisha ko arongoye nyina. Ntago wabyivugiye nkuko ntabyo navuze nigeze mvuga. Abantu bose twatuye kumwe mu gipangu nabyo navuze. Njye ubwo ndi kwibaza icyatumye abantu batumva ko umwana kwibye bakumva ko akoze ibyo bintu by'amahano bitari byiza. Numva byavuye kugira ngo abantu bavuge ko umwana akoze amahano kuri mama we. Ni uburyo wamwirukankanye umeze ni ibiki? Namwirukankanye nambaye. Ntago namwirukankanye nambaye ubusa. Uvuga ko nari nambaye ubusa. Ntago nge nari nambaye ubusa nari nambaye. Ibyo bintu rero uzabikora wiki nk'umubyeyi kugira ngo byibuza bino bintu icyasha bino izi nkuru nimba ari nibihuha biveho bereke gusiga umwana wawe indi sura. Uzabikora wiki ababivuze babeshye uzajya kubarega. Barega y'ikisi nge nababwiye ko atari byo. Mu ijuru niho hahamiriza kandi Imana niyireba ntago umwana w'umuntu areba. Twari babiri n'umwana wanjye na wa gatatu twari turi kumwe. Abo bose bajya guhamiriza icyo cyane inde narindi kumwe nawe cyere kuwaba agihagaze hejuru akakibona imbone n'amaso. Ntago nge nabyemera ntago ari byo. Nuguterura aba bose babivuga nabo nabasinzi. Ubwo nyine mu businzi bwabo babifashe ko ari byo kubera ari mu businzi. No kuvuga ngo nabasinzi gusa nibo babicaye hariya bari kunywa ubuyuki. Manukana nanjye muvudukana n'amafaranga uri kuyirukankana. Babumva ko arongoye nyine. Gusa ntago nari nuranye n'abantu mu gipangu. Nibwo inzoga bari kunywa bahise bumva ko Bonheur ari wo bagomba gushyiraho urubwa bakumva ko yarongoye nyine. Nese ubu nitubana nose ko imba yararongoye nyina katongeye ngo amusubire bwa kabiri kandi yararongoye nyina. Nuko yakoze amahano ubwo. Ntago ari byo. Kereka umuntu ngewe nakemera nyirizina ni umuntu waba uhagaze imbere yanjye akaba yarahahagaze akibonera n'amaso akagihamiriza mu isi no mu ijuru akazagihamiriza. Abantu baguteye urubwa cyangwa se bakarutera umwana wawe urababwira iki? Abo naberetse Imana ko guhora ari Uwiteka Nyiringabo Imana. Okay. Ngira ngo abantu babyibazaho n'abandi bose bari bumvisha ibihuha cyangwa se bumvishe n'uruhande rwawe buryo ubisobanuriyemo abantu. Habaye hari umuntu uri gushaka nko gufasha Bonheur urumva ubu ngubu yamufasha iki? Yamufasha mu bwo kwiga. Akirangiriza ayo mashuri yiwe. Dufata umwanya ukamusengera se ukamwereka Imana. Cyane ndi hafi kugera mu kirenge cyayo. Kirenge cyande? Cya Kristo nkajya imbere y'Imana nkajya musengera. Ntago ariko urakizwa. Ntago ndakizwa. Ntago mbeshya. Ariko Imana ninshoboza numva ariho nagana. Harabura iki ngukizwe rero? Harabura imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Ni ikintu kikugose ushaka kuvuga ngo Mana iki kintu ninkireka
nzaba negereye Imana cyane. ni inzoga. Inzoga. Abagabo se? Abagabo hoye. Eh? Nta bagabo hoye. Abagabo wapi? Inzoga gusa. Ubu subonye nk'umuntu ukavuga ati nk'umuntu akagufasha avuga ati ntago uzajya ubura agasukari, reka nkugurira agasukari ujye winywera agakoma nk'umubyeyi, inzoga uzireke. Wabishobora? Nzabishobora. Uzabishobora? Ako biragoye ni ugufashwa n'Imana nyine. Nibyo nkubwira ngo ntacyo wakishoboza Imana idahari. Byose ni Imana muri gahunda zayo itubera amaso. Tera intambwe ya mbere rero. Uzi intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukujya nk'ahantu mu cyumba cy'amasengesho bakakurambikaho ibiganza. Ntuzabishobora se? Nzabishobora. Njye uzambwire nze kugufata mu rugo tujyana ahantu gusenga. Nzabishobora. Uzabishobora? Nk'umunsi umwe ukajya nk'ahantu bari gusenga ukababwira bakakurambikaho ibiganza. Kandi inzoga wanazireka bigakunda. Uze kuva mu gitondo nturasomaho. Ubwo mvuye mu rugo. Ako nimugoroba wakanyoye. Nako nanyweye pe. Ni kugira ngo kubera ko twegereye ku kabari urambwira ngo nkugurire agacupa cyangwa nkugurire agasukari, urahitamo? Urangurira agasukari. Ari ukukugurira isukari no kukugurira agacupa nkugurira iki? Urangurira agasukari. Agasukari kubera iki? Kubera nashaka kunywa. Kubera nashaka. Bari abagabo ko bari kuguseka se. Kwace ngwino hano. Kwace kubera iki ukubise igitwenge? Impamvu nkubise igitwenge nuko wavuze ngo ntago agasomaho. Kandi nzi ko ari umunywanyi w'agacupa. Ko byashoboka ko yakareka. Oya ntago yakareka kubera ko nta nzoka imubuza kukareka. Ariko ibyo ari byo byose nako gasukari wakamuriya mwana akanywa ku gasukari ariko n'agacupa aragasomaho nge ndamuzi. Noneho bivuze ngo n'ibintu rase yavuze nawe urabizi. Ibyo ngibyo nabyumvishijeho ariko ntago nabibonye mbona nkubone. Urumva ko yari amagambo. Ibyo byari amagambo koko ndumva nta mwana warongora umubyeyi wiwe. Gusa wumvisha abantu babivuga. Numvishije babivuga arimo kumwirukankana ngo yamwibye n'inote ya 5 ariko ntago nabihagazeho ngo mbibone. Ibyo nibyo byiza, reka tujye tuvuga ibyo twahagazeho. Ubwo reka twumve ko ayo yari amagambo. Reka bare ko tubifata siko bimeze Menyabura. Abantu bose bahano ngira ngo nubwo atariho warutuye ariko muri Kagugu abantu benshi barabizi. Ngira ngo abantu banakwiriye kubihagarika kuko iyo babonye Bonheur umwana nkuriya uri gukura bakavuga ayo magambo bitarabaye bishobora kumukomeretsa. Sibyo mama Bonheur? Twumve ko abantu babihagarika. Reka ngushimire rero ubwo ku bantu badukurikiye, umuntu wakifuza gufasha Bonheur azaduhamagare tumujyane tujye no gusura mama we. Kandi abanyamasengesho bari kureba iki kiganiro ubwo mama Bonheur ngo mumwerekezeho ibiganza areka agacupa kugira ngo abashe kwegera Imana cyane. Ndagushimiye cyane mama Bonheur.